Ndabashuhuje cyane bakunzi ba The Next TV, mbahaye ikaze mbashimira kuba mukomeza kubana nanjye umunsi ku wundi. Mbona hari icyahindutse, mbona hari abantu bashyashya nabonye. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, ikomeze ibongerere mu byo mukora byose, kandi mbasaba gukomeza gukurikira. Niba urebye ikiganiro ujye ukirangiza, kuko iyo ugiciyemo kabiri nta kintu uba umariye. Ikindi ugakora like, ugakora na comment ukayishyiraho, yaba nziza cyangwa umbwira uti courage, cyangwa niba hari ibyo nibagiwe kuvuga, cyangwa aho navuze ibintu udasobanukiwe neza ukansobanuza, nzajya ngusubiza. Uyu munsi rero ndasaba abantu batarakora subscribe cyangwa abareba ikiganiro gusa bakigendera, badakoze like, badashyizeho agakomenti, yewe nako kunsuhuza nakishimira. Noneho ndabasaba rero abatarakora subscribe kuyikora, kandi mbasaba gukomeza kuba hafi yanjye kugira ngo dukomeze tubane muri ibi biganiro by'inkuru zo hambere, amakuru y'ukuntu abantu babaga mu minsi yo hambere. Ndabinginze rero kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Uyu mwanya rero mbazaniye ikiganiro giteye gutya. Nje kuvuga ku kuntu inkumi zo hambere zikoragaho ku mutwe, ku misatsi, ukuntu babigenzaga. Hari ibigikorwa n'uyu munsi, ariko hari n'ibyo bakoraga kera uyu munsi bitakibaho, kubera ko haje iterambere, haje ibyiza kurushaho. Wenda mbere habaga ari ikibazo cy'uburyo, ubushobozi, yewe wabonaga nta n'ibyo bazi. Ariko uyu munsi hari iterambere, harimo amaproduit, harimo amatongsi, hariho ibintu rero byakoraga kera mu mwanya wa tongsi cyangwa mu mwanya wa furate. Ugasanga uyu munsi, icyo gihe bakoreshaga ibindi bitari izo furate cyangwa ibitari tongsi. Uyu munsi rero nje kugira ngo tubiganireho, tubyibukiranye. Hariho abantu bakuru baba babyibuka, ngewe ikiganiro cyanjye akenshi kiba kirebana n'abantu bakuru. Ubwo rero mube hafi, dukomeze tubane, kandi tujye twungurana ibitekerezo, twunganirane, tubane buri munsi. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku kuntu abantu b'abakobwa, hariho ibigikorwa, yego nabivuze, wasangaga biyogoshesha bakoresheje sizo cyangwa akamashini kanyonganyonga. Mbere wenda nyonganyonga yo nta nubwo bayikoreshaga cyane, ariko wasangaga bakoresha sizo. Ugasanga umukobwa arafata umwanya akogosha mugenzi we, n'undi yasoza kumwogosha nawe agahita bakogoshana hagati yabo, kubera ko nta saro zabagaho. Gahunda yari gufata sizo ukogosha mugenzi wawe. Noneho ugasanga ni ibintu byiza. Iyo bamaraga rero kogosha, wabonaga ahise afata wenda agakanta akagatera, akanakarazamo akararana agakanta rwose, yanamanuye akarongo hafi y'amatama. Ukabona mbese ni uburyo bwabo. Uyu munsi ntabwo bikibaho, nta nubwo ushobora kubona umuntu wateye kanta ngo umwibwire. Kera umuntu yateraga kanta ku buryo aho yacaga hose wabibonaga, ukabona yahindutse, ukabona hari ukuntu agasatsi kabaye umukara cyane, ariko na bya bintu nyine bisa nk'akantu yashyizeho nyine ku matwi cyangwa ku matama, bene ahangaha yagashyizeho, yamanuye yagejeje nk'aha. Ugasanga ni ibintu utamenya uko bimeze. Noneho hari n'ukundi kuntu bagiraga, hari n'ukundi kuntu umuntu yashakaga nko gusa n'uworoshya umusatsi, agafata amavuta menshi kabisa, gikotori nyinshi. Ntabwo bagomberaga ngo ni amavuta y'umusatsi, wenda wasangaga ari nk'iyo vaseline iyo ari yo yose, akayifata agashyiramo nyinshi, agashyira mu mutwe. Yarangiza agafata, harabonaga bakoreshaga urujyo. Urujyo abataruzi ni ikibindi cyamenetse, noneho akarufata akarutwika. Ntabwo nibuka ukuntu yaruteruraga mu by'ukuri, kuko rwabaga wenda rwahiye cyane cyangwa rwashyushye cyane. Ntabwo nibuka ukuntu baruteruraga,
ababyibuka barambwira, ariko nzi yuko bafataga nk'igitambaro nk'uko duterura isafuriya ku mbabura cyangwa kuri gaze, akaba yabiterura gutyo, ariko ugahita ashyira muri wa musatsi usizemo amavuta menshi, agahita anyuzaho hejuru, anyuzaho, ukabona abantu umusatsi wanyereye hahandi acishamo igisokozo nk'uwashyizemo produit. Noneho hakabaho n'ukundi kuntu yafataga nk'icyuma duhatisha cyangwa bahatishaga icyo gihe, ibyuma byo ni bimwe, ugasanga icyuma yagishyize mu ziko, icyuma kikatura koko, yarangiza agacisha kuri wa musatsi we, ukabona yadefirije muri ubwo buryo. Sinzi ikintu cyari cyarabwiye kudefiriza ibyo ari byo, ariko ugasanga yadefirije muri ubwo buryo akoresheje ubushyuhe bwo mu ziko n'icyuma. Ugasanga rero ukavuga uti abantu ubu nibwo mbyibuka nkavuga nti abantu bari bafite tekinoloji yabo, ni ibintu byiza cyane. Ngewe iyo mbyibutse numva bishimishije ko abanyarwanda bari bazi ubwenge. Noneho ikindi, inyuma y'ibyo byose haje kuza amaproduwi, haduka produwi zitwaga za zowazo. Abazizi bazabimbwira muri komenti. Ngewe nzi abantu bajyaga bajya ku isoko ry'iwacu ryabaga kuwa gatatu no kuwa gatandatu, ariko ugasanga abantu nyuma ya saa sita barabwiranye bakajyana mu isoko, barangiza bakagenda, hari ahantu abantu baterera kanta banayishyiriramo amaproduwi mu ntuze mu mutwe. Ugasanga umuntu yafashe yagiye aricara, sinzi ngo zuwazo yavaga mu ki, ugasanga yicaye bamuteye kanta, barabanje bamushyizemo produwi, barangiza mu kandi kanya bakaba bamuteye n'agakanta. Ako kanya nta gihe kinini cyacagamo, ugasanga rero umuntu atashye ari ikizubazuba rwose, ikizungerezi kigatahuka kuri uwo. Mbese byabaga ari ibintu bapanze ku buryo kuwa gatatu no kuwa gatandatu bajyaga mu isoko kwiteresha produwi. Noneho izo produwi njye narazibonye kera, ariko bavuga ko itwika cyane. Njye narayibonye mu isoko ku Murindi kera. Umva, ukagenda ugasanga ahantu noneho mu Murindi hari ahantu hari ibiziba byinshi, ariko aho hantu ho batereraga produwi wagira ngo ni nko muri Sebeya, hanyerera hagira gute. Ugasanga abagore bicaye ku tudebe, hari utudebe twa ubusa nitwo babaga bicayeho mu Murindi, batari bimura isoko rikiba ahantu hameze nko mu gishanga, batari bajyana hariya riri. Aho hantu habaga ibyondo, ariko ugasanga abagore barumva bahanyereje kuko nabo baricaye bari kwinyereza. Noneho ikintu cyabaga gitangaje ni ukuntu wajyaga kubona ukabona umuntu yahiye nk'uruhande rumwe mu mutwe kubera zuwazo. Sinzi ikintu yakorwagamo rwose, sinzi nta nubwo nigeze nyireba, gusa numvaga umuntu avuga ngo agiye gushyirishamo akazuwazo mu mutwe. Ubwo rero uko niko abantu bahitaga bikoragaho rikaka. Noneho ugasanga abakobwa barakeye rwose, barasa neza, ariko ikintu nibaza nta kintu kanta na zuwazo byabagiraga ako kanya ko guhita babikurikiranya, kandi zuwazo itwika. Nkahita mvuga ngo ese kanseri bavuga z'ijubu, kuko ziramutse zibaho zakabaye zarahereye kuri abo bantu bisigaga kanta bagahita bashyiraho na zuwazo, cyangwa bakabanza zuwazo bagashyiraho kanta. Ubwo rero nkibaza byagendaga bite kugira ngo abantu babishoreranye gutyo. Noneho rero hari ukundi kuntu bagasuka ibisuko byiza rwose, nyine byabaga ubona ari ibisimo, babyitaga niba ari amasenegare, ariko ntihaburemo agapiko akihonda, ukabona umuntu arihonda mu mutwe, ariko hatambitsemo n'agapiko k'umweru. Sinkibona abantu bagendana udupiko mu mutwe. Sinzi niba ibyabaryaga byarashize, niba iterambere ryaraje, kandi abo bantu rimwe na rimwe ndacyababona ngewe, abo babaga bafitemo udupiko bari abasirimu cyane rwose.
agashinga ahantu ku buryo nibimurya ahita agashyira ahamuriye, sinzi ikintu cyatumaga bimurya. Noneho hakaba ikindi cyo kugendana ibigudi, umuntu yabaga yashyize ibigudi mu mutwe, ariko ibyo ni iby'abasirimu, ibyo ni iby'abasirimu rwose ibigudi. Ariko noneho hari ukuntu abantu bari abo mu cyaro bacaga amateke, ibintu nk'ikibabi cy'amateke, ariko ikintu gihuza ikibabi ntabwo nacyita nk'ishami ry'iteke, noneho bagakatamo uducimbu ku buryo bakuramo ibigudi, bagaca n'uduti bakagenda bashyiraho umusatsi, barangiza ubwo babaga baradefirije na ya zuwazo, barangiza agaca uduti, yarangiza akagenda akaragiraho umusatsi, agahita ashingamo agati mu mwanya w'ibigudi, kuko si bose babaga babifite cyangwa si bose babonaga uko bajya muri salo. Yakuramo bya bicimbu by'amateke ukabona umugore ni ikizungerezi. Ntabwo nibaza ahantu ubwo bwenge babaga barabukuye rwose, bwo gutekereza ko ibyo bibabi by'amateke bishobora kubafasha kuba bagira furesheri kandi batavunitse, batagiye mu bintu bya hatari. Ubwo rero inkuru y'ukuntu babikoraga sinzi ukuntu nazitekerejeho, ndavuga iyi nkuru ndayikoraho iraza kugenda neza. Ni ukuvuga ngo rero namwe tubana mujye mumfasha, munyibutse, mushyire muri komenti, mumbwire muti uzibuke iyi nkuru ibintu byabaga bimeze gutya na gutya, abantu bakoraga bino na biriya, mujye mubifasha, munyungure ibitekerezo kugira ngo tujye dukomeza tubane. Noneho kandi bizangirira akamaro muri rusange nituba dufatanyije. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi mujye mukomeza mubane natwe, ubwo ngubwo naho ubutaha.